umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Gicumbi, banyakubahwa mushinzwe imirimo itandukanye mu karere ka Gicumbi, banyakubahwa mushinzwe umutekano, nyakubahwa perezida wa Ibuka karere ka Gicumbi, nyakubahwa perezida wa Ibuka umurenge wa Ruvune, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa watwakiriye mu murenge wa Ruvune, nyakubahwa mushinzwe imirimo inyuranye mu murenge wa Ruvune, nyakubahwa abayobozi b'umudugudu, nyakubahwa mwese muteraniye hano, banje kubasuhuza n'abasuhuje. Babivuze, nitwa Mizero Irene, nkaba ndi umuyobozi w'umuryango Mizero Care Organization, ari nawo wateguye iki gikorwa ubufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Ni ubumwe, ni Minisiteri nshya, ariko ndatekereza ko umaze kuyimenya, abonye musobanutse. Rero mbere y'uko nkomeza nasobanura iby'uwo muryango, najya mbanze nshimire akarere ka Gicumbi katwakiriye kanatwemerera gukorera hano. Nshimira uburyo mwitabiriye kugira ngo tubashe kuganira kuri impamvu nyamukuru ijyanye n'amateka dusangiye nk'Abanyarwanda. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yasize ingaruka ku bayirokotse, abayigizemo uruhare, abari bahari n'abavutse nyuma. Kuri ubu urubyiruko rurimo guhura n'ihungabana biturutse kuri ayo mateka kandi rutarayabayemo, ku buryo bibagiraho ingaruka zirimo kunanirwa gukomeza imirimo, guta ishuri, kwiyahura, kugira ngo mugenda mubyumva. Banza atari iby'i Kigali gusa, umuryango nyobora ukorera i Kigali, ufite icyicaro Kimironko. Banza atari iby'i Kigali gusa, ariko ibyo bibazo tugenda tubyumva mu Rwanda hose bijyanye no kwiyahura, gushaka ingo imburagihe, amakimbirane mu muryango. Ibi byose bikadindiza impano z'abakiri bato, bagahugira barangaza, bigatuma bitakariza icyizere, bagakuza umuco wo guhora bateze amaboko kuko badafite icyizere cyo kwishakamo ubushobozi, kandi barawufite. Dushingiye rero kuri raporo yakozwe muri Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge ku gipimo cy'ubumwe mu gihugu, Rwanda Reconciliation Barometer mu ndimi z'amahanga, cyagaragaje ko ababashijwe bagasubiza ko bagifite ibikomere batarakira muri 2015 byari bikiri hasi cyane ku ijanisha rya 4%, ariko muri 2020 bakora iyo raporo byaje kugaragara ko byari bimaze kujya kuri 26%, uburyo wumva ko byari bimaze kuzamura indi ntera. Yewe n'urebye no muri raporo zakozwe zigera kuri 40, harimo niyakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, zigaragaza ko ibibazo byo mu mutwe bifite inkomoko kuri jenoside biri hejuru 27.7 bafite ihungabana, 35 bafite agahinda gakabije, 26% bafite ubwoba bukabije. Nubwo bimeze gutyo, kugeza ubu ndashima inzego zinyuranye zagiye zishyiramo imbaraga mu guhangana n'icyo kibazo, ndetse no gufasha n'abahura n'ibyo bibazo byo mu mutwe bifite inkomoko kuri jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane minubumwe n'abafatanyabikorwa. Mu gusoza rero, ubutumwa nabagezaho nuko
guhashya ibibazo byo mu mutwe birashoboka. Kwemera gusangiza abandi umubabaro w'umutima wawe biraruhura, bigakiza, bikongera ubudaheranwa, cyane cyane iyo aguteze amatwi. Hafi 20% by'abana n'ingimbi n'abangavu ku isi bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. 20% ni benshi cyane abo bana. Bivuze ngo naha twicaye ntawashidikanya ko muri abo bana babaye bahari harimo abana bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ukundi kuri kubabaje nuko kwiyahura niyo mpamvu ya kabiri itera urupfu hagati y'abantu b'imyaka 15 na 29. Ni byiza n'iby'agaciro nyakubahwa visi meya 2019 tuza kwibukira hariya ku rwibutso mu madisikuru yavuzwe hari hajemo ikibazo kirasa ku buzima bwo mu mutwe, aho twagaragaza yuko muri murenge harimo abantu basa nk'aho bitereye icyizere, kugira ngo hari byaje byageze kure cyane, akaba ariyo mpamvu bahisemo kuza kubitangiriza ahangaha. Hagaragamo abantu n'ubu kandi bacyagaragaramo muri murenge barokotse jenoside ariko bagize ibibazo byo mu mutwe, batangiye kwiheba, babona amafaranga ntumenye ahantu aciye, akumva bigomba kurangira uwo munsi, aho kandi turi kumwe cyabyibuka. Rero ni byiza rwose ko abavandimwe baje gutangiriza ahangaha, si muri murenge gusa ariko no mu yindi mirenge birahari, ariko nibuze ubwo dutangirije ahangaha bisubije icyifuzo cyangwa igitekerezo cyari cyagaragazwa nk'aho yavuze ahagarariye imiryango y'abarokotse b'intangaha 2019 mbere y'uko Covid itangira, twari turera ku rwibutso. Rero njye numva nabashima, ni byiza, ni ibintu by'igiciro kandi koko bizadufasha. Buriya nk'abanyarwanda bari muri rusange turasaba ibintu byinshi, turasaba kugendera ku muvuduko nk'abandi banyarwanda bose bagenderaho. Urugero, turasaba kwiga nk'abandi banyarwanda bose barimo kwiga. Nyamara turimo kwiga dufite n'undi rusyo duhetse mu mugongo wa jenoside yatubayeho. Turasaba gukora imirimo yindi isanzwe nk'uko abandi banyarwanda bose bayikora. Nyarwanda ku mateka twanyuzemo twese duhuriyeho, gukomereka no kugira agahinda no kugira imyitwarire idasanzwe uko yabigarutseho ni ibintu bisanzwe. Ntabwo rwose bariya baba bafite imyitwarire navuga ko iba yahindutse, ibyo yavugaga ati si iby'i Rwanda, hari umuntu ugira imyitwarire ukavuga uyu muntu ukibaza icyo yabaye, ariko bibaho iyo urebye n'ayo mateka twagiye tunyuramo. Rero mu gutangira ijambo ryanjye ry'uyu munsi, ariko nza no gutangiza ku mugaragaro ubukangurambaga bwa Mizero Care Organization, yahisemo by'umwihariko akagari ka Gashirira kugira ngo iyi gahunda ihatangirizwe, ariko ubufasha bazatanga bakazabutanga mu karere kose, ariko by'umwihariko hano Gashirira mukaba urugero rwiza rw'ibishoboka. Twizera ko hari benshi bazahakirira muri babandi tubanye nabo, muri babandi twahoze dusubiza amaso inyuma tukareba bagizweho ingaruka n'ibyo byose, cyane cyane ingaruka zikomoka kuri jenoside. Ubufasha bwabo rero n'ibikorwa bitandukanye amatsinda bazadufasha gushyiraho, birumvikana ni gahunda zigomba kuba izacu. Nshimire byimazeyo umuryango Mizero Care Organization ku mbaraga bashyize kandi bakomeze gushyira mu gufasha umuryango nyarwanda. Ngira ngo yabigarutseho avuga ati twahawe ishimwe n'umufasha wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko bigarukaho cyane nk'urubyiruko bahisemo
kugira umusanzu batanga ku iterambere ry'igihugu, bafasha abakomeretse, bafasha abababaye ku mitima muri gahunda y'isanamitima. Turabashimira rero cyane cyane ko banahisemo mu gufasha urubyiruko gukira ibikomere, kuko hari uwabigarutse avuga ati urubyiruko nibo bayobozi b'ejo, nibo dutezeho amizero y'ejo, nibo dukwiriye kuzaba dufite bigisha aya mateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Bagomba rero kuyigisha bayazi, ariko nanone badakomeretse, bakeye ku mutima, badahungabanye, bameze neza imbere n'inyuma. Urubyiruko rero kurufasha ni uguhangana n'ibyo bibazo cyane cyane byo mu mutwe byatewe n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ariko bikadufasha no kwimakaza iterambere rirambye. Ibi bishimangirwa cyane n'igihembo nyakubahwa umuyobozi wa Mizero Care mwabiherewe na nyakubahwa Jeannette Kagame muri 2017 nk'uko mwabitugaragarije. Kuri uyu munsi rero twahisemo uyu murenge wa Ruvune ahangaha igashirira ngo bariho dutangiriza ubu bukangurambaga bwo kumenyekanisha ibibazo byo mu mutwe bifite inkomoko kuri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu bikorwa byo guteza imbere isanamitima. Icyo kikaba kimwe. Ikindi tugateza imbere imibanire myiza, hanyuma ariko ikindi gikomeye cyane tugateza imbere ubudaheranwa.